Yes, ashimwe cyane twongeye kuba ikaze aho muherereye hose kubwo uyu munsi udasanzwe umunsi Imana yaduhaye kugira ngo twongere twige ijambo ryayo kandi turushaho gusobanukirwa. Uyu munsi rero twiga ku bintu bikomeye cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ariko mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge, hanyuma ibindi Imana iduhana umugisha. Gitare cy'amahanga twongeye kugushimira kubw'uyu munsi, tugushimiye kubwa buri umwe wese ukurikiye warindiye ubuzima. Ni benshi mwami bavuye mu mubiri, ni benshi data bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye hirya no hino, ariko Mwuka Wera ugumya kutuganiriza kugira ngo turusheho kumenya ibyo dushakaho, hanyuma mwami Imana ubushake bwawe bube kuri iyi si. Urakoze ku bwa byose, urakoze ku buri wese ukurikiye zino nyigisho aze kurushaho gusobanukirwa, avane ingabire yawe data mwami muri iri jambo, hanyuma agende nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Urakoze mwami Imana kubw'uyu munsi, urakoze ku bwa buri kimwe cyose kiri buze gukorerwa, kuko tugumya kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ushimwe uhabwe icyubahiro, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana igumugisha, urakaza neza nk'ibisanzwe. Ni Tivo yacu y'uno munsi rero turaganira ku ijambo rivuga ngo ese ukunda Yesu cyane. None nagaruka kukubaza ngo ese ukunda Yesu, none twongeyeho cyane. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu erekeza umutima wawe rero kuri Yesu Kristo, nibyo tugiye kuganiraho. Umenye level uhagazeho, none nurangiza umenye ukuntu none ugiye kongera n'urukundo Yesu Kristo yagukunze, urukundo rudasanzwe yagukunze. Ariko mbere yuko dukomeza n'inyigisho, reka twinjire muri Bible twumve icyo Bibiliya itubwira, hanyuma turushaho gusobanukirwa n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dusomye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Ndakunda cyane Abakolosayi, hariho ijambo haleluya. Reka dusome naho urakunda bizuraza kuryoherwa ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza imitima yanyu kubiri hejuru, atari kubiri muri iyi si. Haleluya. Hari umuntu uvuga ngo wamwana ngo hari ikintu utari wasobanukirwa neza kuba ubuzima udakoze se n'iki. Of course turakora, ariko ubuzima bwacu nitutagendera ku kijambo ry'Imana ritubwira, ibintu byose ni impfabusa. Bimaze iki se gukorera ibintu hanyuma ukabisiga? Bimaze iki se gutakaza umwanya mu bintu bitagufitiye akamaro ukabona nta musaruro bizanye? Bimaze iki? Ariko biba byiza iyo uko ijambo ry'Imana winjira mu ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa, n'Umwuka Wera akagufasha. Icyo gihe uzaba ubuzima butumbagiye, ni handi ngo ibitekerezo byanyu mu bishire kubiri hejuru. Haleluya. Aho Imana yicaye. Imana igumugisha cyane. Reka tuganire. Iyo ukunda umuntu cyane rero uba wifuza guhora imbere ye, wishimira kumuvugisha amasaha menshi, utitaye igihe mwamaranye. Ibitekerezo by'uwo muntu bikomeza kuzura umutima wawe n'ubwenge bwawe, kandi ugahora ushaka uburyo n'amahirwe yo kugaragaza urukundo rwawe kuri uwo muntu no kwerekana ko umwitayeho. Yesu, tugaruke mu kijambo ry'Imana, ubwo twari kuvuga mu ruhande rw'ukuntu umuntu iyo agukunda cyane hari igihe aba ashaka kumara igihe kinini ari kumwe nawe. Noneho Yesu yatangaje muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 23 ngo ati, umuntu nankunda koko azitondera amagambo yanjye, ijambo ryanjye, azumvira ibyo nigisha, kandi data nawe azamukunda. Rero ndetse tuzaza kuri we maze tugumane ubuturo budasanzwe nawe tubane mu buturo budasanzwe nawe. Haleluya. Uraza gufata Bible usome neza, byanditse muri Yohana ibice 14 umurongo wa 23 ngo umuntu wese nankunda azakora ibyo nigisha cyangwa se namubwiye. Haleluya. Rero nk'umukristo ugomba gushyira urukundo rwawe rw'imbere cyane ku Mana, rwimbitse ku Mana. Haleluya. N'ijambo ryayo ryanditse, ntabwo ijambo ryaje ngo turiboneshe. Ijambo ntabwo ryaje ngo tujye turifata nk'aho ari ibintu. Bari ziriya ntumwa hari aho zanyuze, hari ibyo zanyuzemo,
kugira ngo ijambo ry'Imana twe turibone ubu ngubu tunezerwe naryo, dutungwe n'iki ijambo ry'Imana rizana kuwabashije kubyumvira. Ariko se uraho nusoma Bibiliya, uraho nukurikiza ibyo Imana ikubwira, koko ukunda Yesu? Gumya wibaza icyo kibazo niba koko uzi kutabikora. Rero yifuza ko uyihoza iruhande rw'umutima wawe. Hari umuntu ubwira ngo wowe ngo wamajije kwinjira mu by'Imana cyane, ngo wowe ntacyo uzi. Wow, which is good. The Spirit of God is in me, inside me. Ni ukuvuga ngo ubuzima mbayeho ni ukubera ko I focus, nkomeza gukora icyo ijambo ry'Imana rimbwiye. So nawe rero nube nka babandi bavuga ngo uriya we ngo yamaje gutwarwa n'iby'Imana. Of course ugomba gutwarwa nabyo, kuko nuhugira muri ibi by'iyi si bazaza bagukandagira uko babonye. Uzabaho mu buzima buciye bugufi. N'umuntu wese uri successful adafite ijambo ry'Imana ni ibanga rikomeye, akenshi ntabwo bajya babitubwira, ariko hari igihe babura amahoro mu mitima yabo. Ibaza ibyo bintu. Ese urifuza kumera gutya? Ese ukunda Yesu? Wagira wibaza ibyo bibazo. Yifuza ko uyihoza iruhande rw'umutima wawe. Ishaka ko uyigira umuntu ukunda urukundo rwimbitse cyane, biciye mu kugira umutima kugira umutima utunganye. Haleluya, uyitunganiye. Mu Ngoma za 2 igice cya 16:9 uraza kwasoma. Ibi rero ntibivuze gusa gukora ibintu byose neza, ntiwigere ukora amakosa. Ntabwo bivuze okay, sometimes hari igihe dukora udukosa, it's okay, Imana iratubabarira. Ariko se ntabwo ari udukosa twa buri gihe. Niba ukoze ikosa ugomba kuryihana kugira ngo ubutaha utazarisubiramo. Ariko ahubwo kureba mutima uhora ushaka ko Imana kandi wifuza, uhora ushaka Imana kandi wifuza gukora ubushake bwawe. Dawidi ni urugero rwiza rw'umuntu washyize urukundo rwe ku Mana nubwo yakoze amakosa, ariko mu mutima we yahoraga ashaka Imana, yishimira gukora ubushake bw'Imana. Uza gusoma inkuru ya Dawidi uraza kwisobanukira. Rero reka umutima wawe ushaka Imana n'ibintu yitaho byose, ujye wihutira gukora ubushake bwayo. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi utangire ugende mu kubaho mu bushake bw'Imana ku buzima bwawe, kandi nawe urabizi. Igihe urukundo rwawe ruyerekeyeho maze igahinduka umuntu ukunda, urukundo rwawe rwimbitse, ubuntu bwayo, urukundo rwayo no kugira neza kwayo bigaragara cyane mu buzima bwawe. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Rero uko uzarushaho gukunda Imana niko uzagenda ubona umusaruro, uyikunda unakora n'ibyo yagusabye. Haleluya. Cengera Zaburi ya 63 umurongo wa mbere, baza gusoma Matayo ibice 6 umurongo wa 33 kugeza kwa 34. Sengana nanjye rino sengesho aho uherereye hose, noneho wongere wisuzume urebe koko niba ukunda Yesu cyane, maze utangire ukora ibyo agusaba. Urasenga uti: Data mwiza, ntangaje kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye n'umuntu nkundisha urukundo rwimbitse. Ndagukunda mu mutima wanjye wose, kandi ndahiye ubuzima bwanjye kugukorera no gukora ubushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana iguhe umugisha rero kuba wongeye gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Umukoro w'uyu munsi rero ntabwo twageze tutawubahaye. Andika hasi ibintu wumva ko Imana yitaho, nawe ugomba guhitamo, maze utangire kujya wita ukanabiha igihe cyawe ukabyitaho. Wandike, niba ufata umwanya usome Bible, hari uko Mwuka Wera agenda gusobanurira. None nurangiza wandike ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe, nurangiza utangire ubikore ibyo bintu Imana igushakaho. Uzabona impinduka. Imana igumugisha rero. Wari kumwe nanjye Nema. Shalom shalom. Ugumye kugira ibihe byiza, murarikira gukurikira inyigisho. Ariko mbere yuko tugenda, ndongera mpereza umuntu amahirwe yo kugira ngo niba uzi ko utari wakira Yesu Kristo umwana n'umukiza ukabukurikiye zino nyigisho, uyu ni umwanya wawe rero kugira ngo wakire Yesu ku buzima bwawe. Urasubiramo rino sengesho, ndizera ko wahawe umugisha n'izi nyigisho. Subiramo rino sengesho uvuga uti: Mwami Imana, nizeye mu mutima wanjye wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima. Nizeye ko yamfiriye
kandi Imana ikamuzura mu bapfuye. Nizeye ko ari muzima uyu munsi, natuye n'akanwa kanjye ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye kuva uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Binyuze muri we no mu izina rye mfite ubugingo buhoraho, mvutse ubwa kabiri. Urakoze mwami kubwo kugwiza ubugingo bwanjye, ubu ndi umwana w'Imana. Haleluya. Nezerwa, congratulations, ubu ubaye umwana w'Imana. Ubu ngubu ntateka uzacirwaho, utangiye ugende nk'uko umugambi w'Imana ugusaba. Urakoze, Imana igumye iguhe umugisha.